Reka twongere tubasubize mu izina rya Yesu Kristo. Iki ni igice cya kabiri y'ikiganiro cyacu. Turacyari hahandi ntabwo turahava, handi dukunda kuganirira. Ariko reka nkubwire ngo uyu ni umuyoboro wa YouTube witwa Inshuti ya Bose TV. Abakunda kudukurikira, Imana ibahe umugisha. Niba ujya unezezwa n'ibiganiro tugunda kukugezaho, jya ukora subscribe kandi ukore share, ucyohereze n'ahandi, ukore comment, like n'ibindi rwose, kandi kugira ngo twagure ubwami bw'Imana, tuyobora abantu inzira ijya mu ijuru, kandi tunabayobora neza mu mibanire n'abandi. Mwene data, Yego. ndagira ngo wibwire abadukurikiye, uri umutumirwa si none si n'ejo, usanzwe ukurikira umuyoboro wa YouTube Inshuti ya Bose TV, kandi usanzwe n'umutumirwa waho kuko n'ejo bundi twakoranye ikiganiro. Ndagira ngo wibwire abakunda kudukurikira cyangwa se badukurikiye uyu munsi badasanzwe badukurikira, kugira ngo nabo bakumenye, bamenye urinde. Inshuti ya Bose TV rwose ndayikunda cyane, kubera ko ikunda kugira ibiganiro bitanga inama. Ngewe rero nitwa Emmanuel Niyitegeka. Nyine nkunda ibi biganiro byo ku Inshuti ya Bose. Nkunda niyo mumpaye ubutumire mukamba akanya ko kugira icyo mvuga, banumva nyine nagira icyo mvuga ngahereza abantu inama, ko inama zo cyane cyane ku mibereho y'abantu n'ubuzima, izo ngizo rwose ndazifite. Uyu munsi rero, ejo bundi twaganiriye ku bagabo, ku bagore, ku muryango. Uyu munsi turaganira ku nshuti. Uyu munsi turaganira ku nshuti. Nawe inshuti zino bifite? Inshuti ndazifite. Ufite inshuti cyane rwose. ariko se nizo? Hari umuntu usari kutagira inshuti? Ngewe maze iminsi ntekereza, ndavuga ariko ubundi abo twise inshuti nizo cyangwa twabesheho? Abo twise inshuti ubona ari byo? Muri iki gihe inshuti ubona nyine ari nta kundi, ariko nta nshuti dufite. Iyo urebye neza ubona nta nshuti dufite, kuko inshingano z'ubushuti ntabwo bucyubahirizwa. Nakunze gukurikira amateka mu gihe cya mbere cy'abasokuruza bacu, uburyo bakundanaga, ngo barananywanaga. yego, umuntu yakugabiraga inka akayikugabira, none ubu no kuguha amata yakamye muri yanga ntibishoboka. Yabona gukennye akavuga ati akakuzamura. Ariko si ubundi kubanza hari aho bikira, simbizi. ejo nimba ari ejo bundi kumwe n'umuntu mu modoka, numva ari kumbwira, ari kugenda atubwira ngo kuzamuka kwanjye nagukuye kuri runaka, tumuvuze avuga inshuti ye. Baracyahari, bagihari. Wa mugani, ntago abantu bose beza bashira ku isi rimwe. Umuntu utekereza ubona uko ubaye urambaraye hasi akakuzamura. Hari n'inshuti ngewe zindi nzi, ndazizi, hari izindi inshuti nzi umuntu agira, umuntu akamufasha, ntacyo mugenzi wawe, ntacyo amusabye, ntanamwishyuze, ntaza usibye no kumusaba inyungu, ahubwo ntazanamwishyuze. Ariko maze iminsi nibaza nkawe cyangwa se ngewe, kibaza ngo dufite inshuti, ubu nitwe tugiye kwireba, twebwe dufite inshuti. Inshuti nyanshuti ntazi. Ngewe ku giti cyanjye mbona reka twenge turabasuhuza inshuti zacu. Ngewe ku giti cyanjye mbona nta nshuti. Bigenze bite? Inshuti zacu byagenze bite? Urabona, ariko reka nkubwire, ejo bundi nongere nkubwira kandi kantu kabaye. Ejo bundi hari umuntu wagize ikibazo, umwana abura amafaranga y'ishuri, ntago muvuze, agira ikibazo arayabura, kandi kuko bibaho mu buzima. Ariko ahita yibuka inshuti yawe yiwe. Kwanza umugore niwe wibutse inshuti. Dufite inshuti yacu, ntabwo umwana ntabwo barakwiga, kandi dufite inshuti. Yirukangiye ko uwo muntu yari agiye gukoresha imodoka, amafaranga yari agiye gukoresha imodoka yari yafashe arayamuha. Aravuga ati genda ku modoka barangorera, uwo muntu tumuterese, barangorera ku ideni, nzabishyura ariko umwana ajye ku ishuri. Iyo ni inshuti. Kandi aramuhereza ati bambwira ngo uzanyishyure, ngo uzagenda uti, ugatiho yagenda. Uwo muntu si umugabo. Nanjye ndazifite ebyiri. Reba nanjye, reba abantu ngira, ariko mfite inshuti ze ebyiri gusa. Ebyiri bibaho rwose. Inshuti zo nawe ibaze rwose, ubushuti burakaze, burakomeye. Ariko hari igihe umuntu negeze ndeba nibaza ngo ariko ibibazo dufite twasanga twarabyiteje, kuko twizeye abantu
tubagira inshuti kandi atari zo. Erega hari umuntu uza mu buzima bwawe aje kukuneka, ukagira ngo ni inshuti kandi aje kukuneka. Ntabwo urabibona cyane birahari. Ukamuganiriza, ukamubwira ibyawe, ukamubwira iby'urugo rwawe, ukamubwira imibereho yawe, ejo ukajya wumva wahora na runaka ati akaba ari ugushyira ku karubanda. Yego. Bigatuma noneho ibyo bigezaho bituma umuntu wese yigira nyamwigendaho, akaba yavuga ati nta muntu nabwira ibyanjye. Mbese yageze abantu bagiye nuko bitwa ngo abantu bagiye babanyamwigendaho kubera kubura inshuti bizera. Inshuti imena ibanga. Ntabwo ariyo. Nizo navuga twibeshyeho. Imena ibanga. Nizo natekereza ngo izo nshuti twazibeshyeho cyane rwose. Iyo nyine ituma unasubira inyuma. Kuko iyo ugiye gukora akantu nimba ubwiye inshuti ngo ngiye kugura igare cyangwa ngiye kugura imodoka, ukanamubwira n'inzira uzanyuramo, ahita yisiba. Ya nzira barayisiba. Ya nshuti irabivuga, akava nk'abantu batari inshuti bagasiba ya nzira. Izo nshuti zisubireho rero. Inshuti nyanshuti ubundi kuri wowe, inshuti ubundi kwiriye kuba imeze iti. Inshuti kugira ngo n'abantu babyumvire. Ubundi inshuti nyanshuti, iyo inshuti ye nyine izo nshuti zombi, iyo umwe agize ikibazo n'undi aba akigize, ni ukuvuga ngo inshuti nifasha indi mu bibazo, mu byishimo ikamufasha, mu mubabaro ikamufasha, ibintu byose mbese bakaba buzuzanya. Yego. Inshuti nyanshuti ibiza amakuru y'inshuti ye nyine yose, kandi ntabwo yamuteza abantu. Ntabwo ubwo se yaba iyo niyo nshuti. None iziki giye kumva ari hatari. Ubwo rero nta nshuti, inshuti isigayeho ni Yesu. Yesu wenyine niyo nshuti yonyine. Abadukurikiye byagenze bite? Ariko nabo banatwandikira muri comment batubwire koko niba bagifite inshuti. Hari ukuntu twibeshya, uraza gusanga abantu benshi nta nshuti bakigira. Kuko hari ukuntu twibeshya abantu tukabita inshuti tukabagira icyizere kandi batari bakwiye kukigirirwa. Nacyo ni ikindi kibazo. Umuntu ukamugirira icyizere atagikwiriye nyine ya nshuti. Ariko nongere mbasuhuze abantu twagira icyizere batagikwiriye, twongere tubabwire ngo twarabavumbuye, ariko bisubire twarabavumbuye, twabamenyeye ubusa. Umuntu ushobora kubwira ikintu akagenda akagita agikwiza umudugudu, akaba ari uguteza abantu, akagikwiza umudugudu. Yakubona ko ugira inkweto imwe, akajya avuga ati burya Manuel yokoyo mwamwubaga kumena inkweto imwe yigirira, ibyo yarapfuye. Aho kukugurira iya kabiri ukamaze kumenya amakuru ko ari imwe ugira, abo akagenda bikwiza mu bantu, cyangwa kukugira inama uburyo wabona mwindi. Yego rata. Inshuti akantu niko inshuti nyanshuti ni kugira inama, kwigisha kuroba ifi. Yego, iyo ni inshuti. Abikije ko basigaye bazishusha kugira ngo yirobe, gukangira akageze kugira ngo utayiroba ngo ikugirire umumaro. Izo nshuti nazo tuzisuhuza. Birababaje. Izo nshuti rwose ntabwo zinakwiriye. Ariko inshuti ujye kuyisaba 100,000 ngo banzo mpi icyangombwa kandi uzajya unyungukira sha. Unyumvira iyo nshuti. Umbwire ngo ni kwa mugani koko. Umutakambi uzi ko ari inshuti yawe uravuga ati mbabarira. Inshuti zagiye. Mbabarira unguze 100,000 nagize ikibazo. Ntabwo zikora koko. Yarangiza akakubwira ngo mbongo amafaranga ngo ntayo mfite, ngo ariko ngo harona yagusabira. Umviye politique. Ngo ariko ngazajya uzajya wunguka. Niko mwashuti ngo byagenze bite? Habaye iki? Ya nshuti uzi umugambi bifite umugambi ko cyangombwa uguma kunguka bwa butaka bwawe umuhaye ingwate. Noneho kazagiye kukana. Ya baba mbega inshuti mwo kabyara mwe. Mbega inshuti. Izo nizo nshuti nazo ndazisuhuje. Ziteye zityo. Niko narinzi kera ko umuntu yagiraga inshuti ikamufasha muri buri kibazo cyose ahuye nacyo. Erega niyo mpamvu Imana iba yaratumye tuba inshuti burya, kugira ngo ujye umfasha nanjye ngufashe cyane rwose. Hari ibyo ndashoboye ushoboye, hari n'ibyo udashoboye njyewe nshoboye. Rero muri ibyo ushoboye ndashoboye turafashanya twese, kagira ibyo ngufasha nawe ukagira ibyo umfasha. Singiye inshuti nyanshuti. Iyo niyo nshuti. None ukeneye amafaranga runaka ngo banzane cyangwa cy'ubutaka ngo nkugurize, ngo ni ubushuti. Ngo n'uburyarya. Nuko uzi ko dutunze indyarya nk'inshuti. Akuryarya nyine ko ari inshuti. Izo sizo. Arakuryarya n'abadukurikiye babimenye. Akuryarya ko ari inshuti. Ufite inshuti imeze ityo ikuguriza kuko warenze kuyiha ingwate, iyo siyo.
ubwo nyine hita uyikura mu nshuti rwose umugumane nk'umuntu ufite ideni. niba ufite umuvandimwe tunabibabwira wa mugani umuvandimwe wawe Yego. akaba yabasha kuguha amafaranga ari uko ayakungukishije uwo si umuvandimwe. Uwo si umuvandimwe. Ibyo ni indyarya Cyane rwose. Itungiye abantu mu buzima bwacu b'indyarya. Ariko 85 ku isi niko babaye. Ariko twavuze ngo haracyari inshuti Ziriho ariko navuze ngo 85 ku isi bo barahindutse. uzi ko hari umuntu wambwiye ngo inshuti yamugurije amafaranga imuha icyangombwa cy'ubutaka irangije mu kubita inyungu z'umurengera bwa butaka birangira yamubeshye ngo yakuye ahandi kandi ari we wayamuhaye birangira bwa butaka babugurishije muri rya deni kubera inyungu nyinshi yamukubiseho. Cyane rwose. Arangije agenda mutaranga ngo namugiriye inama ngo nawe ntiyumvaga ibiki n'ibiki kandi ari wuhaguse. Yaramwizeye ari wuhagurishije. Ahubwo kuvuga ngo ari nawe namwigiye umushinga ibyo agiye gukora. Akamubwira plan yuko azakora umushinga ukunguka, akanamubwira aho azamukurira amafaranga, yamara ko yamukurira ku nyungu ndende zirenze inyungu azakura muri wa mushinga. Urumva dufite yamuhaye bageti irenze inyungu iri hasi y'inyungu azungukira azamwungukira. Ubwo se yabaye umukozi we ndetse n'ihisi n'umukozi kwa hembwa ni indyarya. Iyo ni imungu mu by'ukuri. Abantu bafite inshuti nk'izo ngizo mu bakure mu buzima hakiri kare mu bihorere. Rwose ejo uzana inshuti zitakibitswa n'ibanga. Ibyo byavuyeho cyane kugira ngo ubone inshuti ubitse ibanga. Umuntu ubitse ibanga ngo uyu muntu ngiye kumubitsira ibanga, uzi ko atarerarana, utera umutaro akabahamagaye indi nshuti ye yizera maze aho telefone zaziye umara kuhava nawe yabibwiye inshuti ye yindi yizera wajya kumva ni masaha 2 bikakugarukira. Noneho rero kandi ariko ngo hari n'inshuti zagurije bagenzi bazo amafaranga nabo barabambura. Yego. Nanone iyo nayo yambura inshuti mugenzi we siyo ntago ari inshuti, kuko inshuti ntabwo yakwambara mugenzi wawe. Tugarutse ushobora no gusanga nacyo gishobora kuri bamwe ariko kuba intandaro yo gutuma umuntu atongera kugenda aguza abana. Nacyo gishobora kuba intandaro. Icyo cyaba intandaro, ariko nakubwiye ngo hari abantu twagira icyizere kandi batagikwiriye. Hari ukuntu uguriza umuntu amafaranga ukayamuguriza mu rwego rw'inshuti. Yego. Urumva bigatuma uza guceka izindi nshuti zawe za nyazo. Icyo rwose abyumvise. Ahubwo tubanze tugenzure tubana nabandi sibyo abo tubana nabo dukwiye kubanza kubagira. None se uzamumenya ute? Mushuti wa tuzabamenya, uzamubitsa ibanga rito, uzajya mu bantu nka 200 basi uhite ko umumenye uvuga ati uyu nguyu we ku ruhande. Uzamuguriza 2 ayakwime tumumenya. Uzamusaba 10,000 akubwira turabyungukira hita umumenya. Tuzabamenya kuko na Yesu nawe yaravuze ngo tuzaga tubamenyera ku mbuto zabo. Cyane rwose. Imbuto z'umuntu, imikorere y'umuntu, imigendere y'umuntu iramugaragaza. Ariko se ibi byose biterwa n'iki? Umva sinzi nimba ari Satani wahinduye isi. Bibiliya iravuga ngo mu minsi y'imperuka abantu ntibazaba bagikundana, ntibazaba bakunda babo, ahubwo ngo bazaba bikunda kandi bakunda impiya. Ahubwo se tunavuze urukundo ruracyaba? Tuvugisha ukuri kuko no kubeshyana. Urabona ko kiriya nicyo naringiye kuvuga, ni urukundo rwashize. Urukundo ntabwo ngenda hamya neza rwa benshi ruzakonja kandi rwamaze. Nahamya neza ko urukundo rwashize. Impamvu urukundo rwashize ngiye guingero ebyiri zifatika nawe urazibona. Ubu urukundo rwishigiye rusiye ruri mu byiciro. Ariko Bibiliya avuga ngo rwa benshi, ntago ivuga ngo rwa bose. Ni rwa benshi rusigaye ruri mu byiciro. Reka tujye ko urukundo rwishigiye rusigaye ruri mu byiciro. Ubu urugero rwa mbere, umuntu aragenda akarwara. Yego. Yaba ari kwa muganga akazagemurirwa n'ubanganya ubushobozi. Yego. Nabwo ntago amugemurira kubera ko ari inshuti, amugemurira kubera ko nawe azamugemurira ejo. Nuvuga ngo amugemura yiteganyiriza. Yego. Umvise uwo urushije ubushobozi ntumugemurira, ahubwo ugemurira urusha ubushobozi witeganyiriza ko ejo nawe
ugemura ukurusha ubushobozi kugira ngo nazakugemurire ejo, ariko uwo urusha ubushobozi n'umugemura arinda ava kwa muganga utarahagera. Ni kuri bamwe ariko ntabwo ari kuri bose. muri hari umuntu wigeze atubwira, ni kuri bamwe, hari umuntu wigeze atubwira ngo ubundi urafata umukene aragutumiye mu bukwe bwe agusabye intwerera, n'umukire agusabye intwerera, warangiza ugafata amafaranga 20,000 ukabitwerera wa mukire, ugafata wa mukene ntumutwerere, wenda ukamutera nk'igihumbi. uwo muntu nawe koko ariko nawe atanga inama uwo muntu, yaravuze ati ngewe buriya ugomba kubanza gutwerera wa mukene udafite, kuko ni inkunga, intwererano ni inkunga, kandi ugomba gutwerera wa mukene inkunga wa wundi udafite namba, udafite icyo afite icyo azakiriza abantu. Yego, kuriya we nubwo utabimuha ubukwe bwazabukora, yanabukora cyangwa se ukabagabura, wenda kuko baragutumye bose bagaburi. Yego, aho kugira ngo ufate umwe 20,000 undi muhe 2 ahubwo wenda wabagabura cyane rwose. Erega turi ku isi tuzavaho ejo tukazajya kubazwa ibyo twakoze. Rero koko usanga ari cya kintu umuntu nagutezeho, aguha ikintu afite ikindi. Ubu ngiye kuba 20 nawe azanka 50 cyangwa 40. Urumva ni ugutwerera mu mibare, ni ugusura mu mibare cyane rwose. Urumva abikora ndabasuhuje, atari ko si uyu ni abikora mu mibare namwe ndabasuhuje. uti wese ni musura azansurisha iki? Urumva ko kandi nimugemura kwa muganga wazangira. Kandi Yesu yaravuze ngo nimukundane kuko nabakunze. Barangiza ngo turi mu rugendo muvandimwe rugana mu ijuru. Ubushuti, urukundo rwarakonje muvandimwe rwose, ibyo byo nta n'uwabakiri. Amahano zarabyanditse, yavuze ngo minsi y'imperuka urukundo rwa benshi ruzakonje. Ariko se koko cyo twamaze kumenya ko turi mu minsi y'imperuka rugumye rukonje duhari. Icyambere no gutanga igitekerezo, no gutanga inama, tujya ku musozo. Icyambere no gutanga inama nkizi, tugasaba n'abazikurikira nabo bagatanga ibitekerezo k'uyu muyoboro, kugira ngo wenda turebe muri comment kandikamo uko akwiye abona bikwiye kugenda, uko abyumva no uko abona bikwiye kugenda. Nimba hari nicyo twavuze kitari cyo nawe akavuga atari ku kirangiye mwabeshye sinacyemeye. Ariko mwibutse twavuze ngo birakwiriye ko inshuti, twavuga inshuti iguza mugenzi wayo iyungukishije imushyiraho n'inyungu ndetse z'umurenge, birakwiriye. Twasanze ko atari inshuti, ntago ari inshuti rata. Kubera abantu twibeshyeho. Nimba rero atari inshuti, ku nshuti ntibikwiye. Arakandi kantu, hari abantu twahaye icyizere muvandi, uzi umuntu kumuha icyizere adakwiriye biravuna cyane. Kugira inshuti, umuntu kwizera, nongere mibasubiriremo, nimba umuntu yarakwizeye akakugira inshuti ntukamuhemukire, ahubwo najya jya umenya ko ari iby'agaciro. Ukwiye kumenya ahubwo ko ari iby'agaciro. Kubura inshuti ye byonyine ni iby'agaciro, ariko umuntu aguha icyizere akugira inshuti ye, nurangiza ngo aba ari wowe ugenda umuteza. Abantu rero benshi bazi ko inshuti ari za zindi zihurira ku icupa, ari za zindi zihurira ku cyayi. Ubwo ni uburyarya kuko basangira, murasangira kuko uje ko ejo muzasangira. Urumva ikibazo gihari. Abantu benshi rero niko bazi, ntibasobanukiwe n'inshuti icyo ari cyo. Ariko inshuti twasana ikintu gikomeye. Inshuti ntabwo igomba guhemukira mugenzi wayo. Inshuti ni ikintu gikomeye, nimugajya mukinisha ubushuti. Inshuti ntabwo mwabyumvise. Niba umuntu akugurije muguzurire, mugarurire ibyo yakugurije. Kandi nawe niba inshuti yawe ikugurije, menya ngo ni inshuti. Cyo kuyibaza ngo nyungukira. Hari umugabo w'inshuti yanjye nari mfite ikibazo gikomeye cyane, nongeye kumusuhuza aho ari n'umudamu we, afite ikibazo cy'ideni. Deni bayambaza ntayo mfite, ndabyibutse. Bambaje ntayo mfite, uwo mugabo n'umugore we baragiye batanga icyangombwa cy'ubutaka bwabo, baragitanga, babaha y'amafaranga ndayabo, barayakuzanira, bayafata mu izina ryabo. Izo ni inshuti. Izo ni inshuti cyane. Abyumvise? Mwene uwo rero umuhemukiye, ibaze guhemukira umuntu ngo nawe. Namuterera isara aho hari Imana mu. Ariko uzi ko hari abo babikorera gutyo nabo bakabahemukira ntibayakire. Mfite indi inshuti nakubwiraga, muzo nakubwiraga. Ndazivuga. Yahagaze mu cyuho
najya kuburara ikamfasha, naba nabuze amafaranga ikanguriza kandi nta nyungu ntezeho, yaba ntayifite ikanjyana ku yindi nshuti ye iyafite ikayamba ikanyishingira. Indyo ni inshuti. Mfite n'inshuti ntavuze nzavuga utaha, zo ni inshuti zanjye. Nawe urazifite? Nuko ndazifite. Ubu ni ku inshuti zakagombye kuba zibana. Nuko mfite n'izindi nizeye nk'inshuti zirampemukiye. Barahari nawe baraguhemukiye cyane benshi turabafite, nibo mubare nyamwinshi, ariko abo dukwiye kubegeza ku ruhande kugira ngo imitima yacu izahore inezerewe. Nuko abo tubamenya kare tukabegeza ku ruhande. Yego rwose gitubate, ariko tukabegeza ku ruhande kugira ngo batazagira ibindi badukorera bibi cyane. Burya iyo umuntu wamaze kumubitsa ibanga ry'imibereho yawe, ejo akarisobanura akarivuga, uwo ntabakiri inshuti. Ntago abakiri inshuti. Ubwo ni wowe ntabakiri inshuti. Ntabakiri inshuti rwose. Uwo nguwo Bibiliya nivuga ngo mwene abo mubagendere kure. Ari umwanditsi wese aravuga ngo inshuti burya ngo zibana ibihe byose, byiza no mu bibi. Ntago mubana mu byiza gusa ngo nimugira mu bibi mutandukane mwandagazanye, oya, ahubwo mubitsanya amabanga mukayabika, kabone nubwo mwashwana, kuko ntago kuri tuzahora ntago turi mu ijuru, ntago turi abamarayika. Ntago turi abamarayika. Iryo banga ukaribika kugeza uripfanye. Nimba ufite inshuti yawe yakubikije ibanga, ribike kugeza upfuye. Yayindi ushobora no guhisha ukayicaraho ukemera ugapfa mbere ye. Ni ku inshuti zigomba kuba zibaye. Hari bakubwira ati ndagupfira se ndi Yesu. Reka dusoze iki kiganiro tuvuga ngo abantu ntibongere bagarure ubumuntu. Cyane rwose. Yo rata. Abantu bongere bagarure ubumuntu. Abantu bongere babe inshuti za nyazo. Niba umuntu akugiriye icyizere, tugatesha agaciro icyizere yakugiriye. Kuko icyizere kirahenda. Siko bimeze rata? Cyane rwose. Cyane rwose. Reka rero tubasezere tuvuga ngo channel yacu Inshuti ya Bose TV, niba ukunda gukurikira ibiganiro byayo bikakunogera, kora subscribe, sharinga, tanga n'ibitekerezo. Tubwire uko ubyumva. Duhamagare kuri 0782 377 857, nawe dusangire ibyiza, tuganire rwose. Kandi murakoze cyane, Imana igumye ko duhana imigisha. Yego. Bye bye.